Hello my dear friend, nongeye kugusuhuza mwifuriza kugira amahoro ya Yezu Kristu cyangwa se wowe bitewe n'ukwemera kwawe ugire amahoro. Guys, uyu munsi rero ndizira neza ko utawugezaho utarakora subscribe. Wowe utarakora subscribe rero reba munsi y'iyi video ureba handitse ijambo subscribe ukirikeho then ukore no kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro umunsi ku munsi tugenda tukugezaho. Uyu ni umuryango mugari wa Fungarase TV show, nawe ni ngombwa ko wawinjiramo tuguhaye ikaze. So uyu munsi rero turagaruka kuki tugiye kurebera hamwe ibivugwa kuri iki cyumweru, aho dusanga DJ Brian yabatijwe mu mazi magari nk'uko abakristu babikora cyangwa se n'abandi bakoresha amazi yo ku gahanga bitewe n'ukwemera kwa buri mukristu cyangwa se kwa buri muntu. DJ Brian ni umwe mu bavangamuziki bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se yewe akaba n'umuhanzi, akaba yewe n'umunyinfluencer, cyangwa se akaba icyamamare muri rusange muri hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa no hanze yacyo. Ndakeka ko abenshi bamaze kugenda bamumenya kubera ibikorwa agenda akora hirya no hino. Uyu muvangamuziki ukomeye cyane ubwo yagaragaraga muri iki gitondo agaragara batizwa mu mazi magari, ibi ni ibintu byakoze ku mitima ya benshi, aho banejejwe n'icyo gikorwa cyabayeho kuri uyu munsi. Buri wese yagirize icyo agenda abivugaho. Reka twongere rero turebere ese byagenze gute. Gateka Esther Brian wamenyekanye mu ruganda rw'imyidagaduro hano mu Rwanda, uyu nguyu akaba azwi ku izina rya DJ Brian, yabatijwe muri iki gitondo mu mazi menshi. DJ Brian umaze kubaka izina rikomeye mu kuvanga umuziki, uyu nguyu yabatijwe rero kuri iki cyumweru tariki ya 9 Kamena 2024, aha ni mu rusengero rwa Elayono Pentecost Blessings Church. Uyu muvangamuziki rero akaba yabatijwe na Profete Ernest Nyirindekwe. Uyu nguyu kandi akaba yari yavuze nyuma y'igihe gitoya ahishuye ko agomba kubatizwa kandi akavuka bundi bushya cyangwa se bushyashya. Mu mwaka wa 2024 Mata, DJ Brian yabwiye Isimbi ko ashaka kubatizwa ubundi akajya avuga ibyiza Imana yagiye imukorera cyangwa se ibyiza Imana yamukoreye. Uyu mudamu cyangwa se uyu mukobwa yagize ati ndashaka kubatizwa, ikintu cya mbere kinshishikaje si ukubatizwa ahubwo n'inyigisho, nkamenya impamvu ngiye kubatizwa. Ati ndashaka kubatizwa nkavuga ibyiza Imana yagiye inkorera mu buzima bwanjye bitari byoroshye, ariko kugeza uyu munsi nkaba nyiriho nyihumeka umwuka w'abazima. Urumva ko ni ikintu gitangaje buri wese ashobora kwifuza gukora, kuko Imana niyo irema umuntu ikamuha no kuba ariho akaba agihumeka. Niyo mpamvu buri wese aba agomba gushima Imana cyangwa se akayibwira ibyiza yagiye imukorera kongera akayibuka. Uyu nguyu rero abatijwe nyuma y'iminsi amajije kubagwa, aho yabazwe inshuro ebyiri zose. Bivugwa yuko yari afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda ari nabwo yabagwaga. DJ Brian ni umwe mu gitsina gore kirwanyeho, akaba kandi amaze kugira aho agera mu gihe hari igihe yabonaga ko nta cyizere cy'ubuzima yifitiye. Ibi ngibi rero bikaba byaratewe n'ubuzima bushaririye yakuriyemo, ari naho yakuye igitekerezo cyo gushinga umuryango yise La Perle Foundation. Uyu nguyu ukaba ari umuryango wita ku bana bari mu buzima bwo mu muhanda. DJ Brian rero akaba yaramaze iminsi atangaje yuko yifuzwa kubatizwa amazi menshi cyangwa se mu mazi magari. Ibi ngibi rero akaba ari icyifuzo yatekereje kandi noneho akaba yabashije kukigeraho. Ni ibintu bishimishije kandi bitangaje cyane. Buri wese rero twamwifuriza kuzajya azirikana ko Umuremyi wa byose ari we uduha imbaraga zo kugira byose tugenda tugeraho mu buzima bwa buri munsi. DJ Brian rero felicitation ku gikorwa cyiza nk'iki wakoze, ni ibintu bitangaje buri wese atapfa kwishobora. Please guys, sinakibagirwa kukubwira ngo ujye wibuka neza ko ugomba gutanga igitekerezo cyawe
icyifuzo cya natwe tukagenda tucyubahiriza icyo wifuza cyose, haba mu makuru agiye atandukanye, ibyamamare runaka, siporo,